Indaramanyashi Technical Company Limited igisubizo ku bantu bashaka kumenya utumanyeri tw'indaramanyashi cyangwa indaramabuno mu ndimi zabwo. Inyuma gorime niyo komeza big boy waburi cyangwa uzumurozi by'umwihariko butambaza nkacishwa habunda inzarati ndetse n'ayasombe. Aravuze ngo waburi cyangwa uzumurozi by'umwihariko butambaza nkacishwa habunda inzarati ndetse n'ayasombe. Yesu bita igicucu mu ndimi z'ababurya. yampaye nkaruza ndekwe turashize. Cheka gasoma inguki Akamanyeri ka mbere rero Mama Divine ayishije isomba amagara Papa Divine ati Papa Divi karamebu Yesu karibu ku meza natetse isombe. Papa Divine mu gupfundura atema harimo n'ikinono. Yesu kumbi nakamenye ko amakariso amasutiye koza icyombo gukubura no gukoropa bimubonye. aravuze ngo kumbi nakamenye ko amakariso Yesu amasutiye koza icyombo gukubura no gukoropa bimubonye. Cheka gasoma inguki Akamanyeri ka kabiri rero inama y'igitaraganya Papa Bebe yarubiye ati Mama Bebe bimaze gukabya. yampaye nkaruza ndekwe turashize. Ndabahahiye ndabatekeye ndabaheheye ndabameseye ndabasasiye n'ubu mbivuga mete bebe. aravuze ngo Ndabahahiye ndabatekeye ndabaheheye ndabameseye ndabasasiye n'ubu mbivuga mete bebe. akanyanga mu mutara ndakakuru. None Mama Bebe wampaye ubuhe cyangwa ubungana iki menye urwo mvuye. Mama Bebe nawe ati Papa Bebe vana ibyaho ubu ni uburinganire Yesu cyangwa genda balance mu ndimi z'amahanga. Vana amapompa aho aravuze ngo vana ibyaho. Sekan Hassan.